tubayeho dute nta kintu kinejeje rwose twarumiwe mbese nukubura kubaho naho ubundi tuba twaraniyahuye oya ntukabeshye nawe tubayeho mu mutekano aze rero nubahaye inka sigaye rwose yayitunga nta umwiruka inyuma ngo azatanga ibarati n'ibiki byose mwana we genda shaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nkuko natwe natubaho tubayeho dute tubayeho dute ni ikiganiro cya Life Radio 96 FM. Ibihe byiza nshuti mukurikiranye Life Radio. Uyu ni mwanya w'ikiganiro tubayeho dute. Muri kumwe nanjye Joseline Uwimbabazi. Uyu munsi tugiye kuganira n'umuntu ubana n'ubumuga ariko kandi byakiriye Kristo. Ni umukristo. Aratuganirira atubwira uburyo Imana yahinduye ubuzima bwe, ntajye mu muhanda ngo asabirize, ahubwo agashakisha uburyo bwose yakora ngo azatera imbere, ntaheranwe nuko yamugaye ngo yitererane. Rero aratubwira uburyo Kristo yamufashije n'urwego kuri ubu ngubu agezeho. Iyo urebye hirya no hino mu gihugu, kenshi usanga hari abantu badafite kirengera, bifuza gufashwa, bifuza baba basaba. Ushobora kubabona ku muhanda, ushobora kubona ahandi hantu, ariko kandi inshuro nyinshi usanga iyo basaba bakwereka ubumuga bafite kugira ngo ugire icyo bamarira. tubayeho dute genda shaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nkuko natwe natubaho tubayeho dute. mwatangira mutwibwira. nitwa Dieudonné Ndabazi, ndi umukristo usengera mu itorero rya ADEPR ku mudugudu mpuzamahanga ukoresha indimi z'icyongereza n'igifaransa, nkaba mfite ubumuga ubwo bita mu ndimi z'amahanga club feet, cyangwa se ni ibirenge biba byarabaye paralyzed, byarahengamye. Ndumva ndi uwo nguwo. Dieudonné, ubana n'ubumuga. Muri uko kubana n'ubumuga kwawe ugereranyije na mbere, watubwiye mbere uko byari bimeze n'uko ubu ngubu uri kugenda ubibona, n'uburyo sosiyete nyarwanda yakira abantu bamugaye. Murakoze. Mu by'ukuri mbere kuva mu bwana bwanjye wenda kugera no mu wa kane secondaire, navuga ko nari naratereranywe n'imiryango, ntibanyumvaga kubera ubumuga afite, ndetse hamwe na hamwe bamfataga nk'ikibazo. Hari nk'umuryango umwe, simuvuze izina kubera uburyo uzwi, nagiyeyo icyo gihe umupapa yarampamagaye ati ngwino ngushakire ishuri. Nari ndagije mu wa 6 primaire, ngushakire ishuri. Ndaza nzi Kigali, ngeze mu rugo, hanyuma ibi bibazo birebire, nza gusubira mu cyaro, ndongera ndasibira. Umugore ntanyishimire, cyangwa se mama wo muri urwo rugo. Hanyuma na nyuma yaho naje kurwara, narageze mu wa 3 secondaire, hanyuma nza kujyayo ndembye. Hanyuma ndyamye nijoro, umudamu ngo kararatongana n'umugabo, icyo gihe no umugabo wabimbwiye ngo rimwe azashyushya amazi ngo ameneho, ntiyifuza ngo icyo kimuga aho ngaho. Rero urumva icyo gihe yahise acumbikishiriza, ndarwara ndakira, nsubira ku ishuri, ariko akambwira ati ibaza kumenyaho amazi isura uko byagaragara mu muryango. Nza guhagarika kujya mu miryango, mu bintu by'imiryango. Iwacu ubundi ni mu Bugesera, ariko kubera gushakisha ubuzima naje naha i Kigali. Ariko mu kuza inaha i Kigali naje ndwana n'ikintu cyo kuvuga ngo ni gute na sosiyete, imiryango yanyumva. tubayeho dute genda shaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nkuko natwe natubaho tubayeho dute. Nkeneye kumvwa, guhabwa agaciro. Ndavuga nti nta bundi buryo nabigeraho uretse kwiga. Nza kugira amahirwe, mbona ubufasha, nza kujya kwiga i Gatagara, mbona abandihira, ariko mu by'ukuri itike n'ibikoresho nkirwariza. Rero naje kugira amahirwe, nza guhura n'umupapa, ubu ni umupapa ariko icyo gihe yari akiri umusore, arancumbikira. Hanyuma acumbikiye, mu by'ukuri icyo yanyimye n'icyo atarafite, ariko nkajya nishakira uburyo njya
kwiga amatike n'ibikoresho, nta kundi nabibonaga. Rero najyaga ahantu nkakomanga nkasaba imyenda ngo bampe nyifure, hanyuma bampembege nzabone tike n'ibikoresho. Hari aho bayimpaga, hari aho batayimpaga, bakavuga batese twereke birete, nkabibereka. Nageragezaga gukora ibishoboka byose nkayibereka kandi ikaba ari nziza. Hanyuma ngeze mu wa gatanu nibwo nakomanze ku rupangu rw'umuntu mbabwiye ko nshaka akazi ko gufura imyenda. Bampa imyenda ndayifura, baza kumbwira bati uzaze ejo ufate amafaranga. Hanyuma ndataha, nk'ejo nsubirayo, umudamu n'umugabo we barambwira bati ntuzongere gufura, guhera uyu munsi ujye ukora bije uyituzanire. Muri make nuko narangije segonderi. ni ukuvuga ngo icyo gihe barakubwiye ngo ntuzongere gukora ibintu byo kumesa cyangwa gukora imirimo ivunanye kugira ngo ubone ubushobozi bwo kujya ku ishuri. Ese kubera iki watekerezaga gukora, kuki utatekereje kujya kwicara mu muhanda nk'abandi ngo usabe? Njye mu by'ukuri naharaniraga ishema ry'umuryango wanjye. Kera iwacu bari abantu b'abatunzi bafite inka ziza gushira kandi bari bubashywe kuba bazi. Hanyuma nkumva ngiye mu muhanda gusabiriza naba nsebeje umuryango. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, nari umukristo, nari narakiriye agakiza. Nkibaza umuntu uzambona twararirimbanye muri korali nkiri muri Sunday school, tugahura akambona nsaba cyangwa se uzi n'iwacu w'umukristo, nkumva nanone biransebye. Rero uretse ko muri njyewe nta n'umutima wo gusaba nigeze ngira, nkumva ngo njye mu muhanda ngo nsabirize, nta mutima wo gusabiriza nigeze ngira. Ariko kandi n'ahanini icyabinteraga nabyo, burya ubuzima hari igihe bukanda umuntu akavuga ati reka mbikemure gutya, ariko si uko nabikemuye, kubera ko izo motifu ebyiri nizo zamfashije. tubayeho dute? Ngenda ndashaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nk'uko natwe natubaho. tubayeho dute? ni ukuvuga ngo abantu bashobora kuba bicara mu muhanda bagasaba bavuga ngo baramugaye, wavuga ko batari bakwiye kuzajya babishyira ubumuga bafite? Oya, ntabwo kumugara bivuze gusaba. Rero kumugara si ukutagira ubushobozi, ahubwo kumugara ni ukugira ubushobozi bw'ubundi buryo. Ahubwo ikibazo, kubera uburyo sosiyete ibona abafite ubumuga nk'abantu badashoboye n'imiryango yabo, kubera uburyo baba baratereranywe, burya iyo umuntu yatereranywe nawe aritererana. Rero bakabona ko nta yindi solusiyo y'ibibazo bafite uretse kujya mu muhanda. Ariko mu by'ukuri ntabwo kumugara bivuze gusaba. Kumugara ahubwo bivuze ubushobozi bw'ubundi buryo. Ikibazo ni ukumenya ngo ubwo bushobozi bw'ubundi buryo nabubyaza umusaruro. None se ni iki wabwira abantu bitwaza ibyo bintu bakajya mu muhanda bagasaba? Mu by'ukuri abantu bafite ubumuga bakwiye kumenya ko ari nk'abandi kandi bashoboye, kandi Imana ibakunda, kandi ko Imana yabaremye mu ishusho yayo. Urebye mu itangiriro, Imana irema umuntu yamuremye mu ishusho yayo. Hanyuma iyo usomye igice cya 3 ku murongo wa 15 uhita ubona kugwa k'umuntu. Muri uko kugwa k'umuntu rero niho ibibazo byose byaje. Ibibazo bimaze kuza, icyo nakwita umubabaro, Imana yarababwiye ati ibwira Adamu na Eva ngo ntimuzarye kuri iki giti, ngo n'umunsi mwakiriye no gupfa muzapfa. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agize ikibazo gituma apfa ntapfe, hari probability ishoboka ko asigarana ubumuga. Burya ngewe kumugara mbyita ko ari murumuna w'urupfu. tubayeho dute? Ngenda ndashaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nk'uko natwe natubaho. tubayeho dute? Kumugara ntibireba ngo uri muremure, uri mugufi, ufite amafaranga, ntuyafite, ntibireba ubwoko, igihugu. Ni nk'urupfu. Si ikibazo cyatuma umuntu ajya mu muhanda, kuko ntekereza ko kumugara ari umugisha Imana yahaye abantu. Gute? Navuga ngo ni umugisha Imana yahaye abantu. Umunyamerika yaravuze ngo suffering became a part of life and nothing you can achieve in this broken world without suffering. It may be in a positive way or negative way, but you have to suffer. Ngo kubabara ni igice cyahindutse ubuzima bw'umuntu,
nta kintu umuntu ashobora kugeraho muri iyi si yangiritse atababaye, haba mu buryo bwiza se cyangwa bubi umuntu agomba kubabara. Rero naguha urugero, iyo wisobanukiwe kwa kumugara kukuzanira imigisha, bwa bushobozi bw'ubundi buryo nahoze mvuga ugerageza kubukoresha bukazana umugisha kuri wowe. Imana ishobora gukoresha umuntu ufite ubumuga ikamukoresha agakora difference mu buzima, akagaragaza itandukaniro. Ndaguha urugero, iyo usomye muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 10, aho wa muntu wari ufite impumyi abigishwa ba Yesu bamubazaga bati se uyu muntu ni we wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be? Yesu yarababwiye ngo nta cyaha yakoze, n'ababyeyi be nta cyaha bigeze bakora, ahubwo kwari ukugira ngo imbaraga z'Imana zigaragarire muri wa muntu. Imbaraga z'Imana zishobora kugaragarira muri wa muntu agakira, igitangaza kikabaho, abantu bigatuma bizera Imana, cyangwa se ntakire, ahubwo imbaraga z'Imana zikagaragarira muri we agakora ibintu n'undi udafite ubumuga atashoboye gukora, akagira ibitekerezo byubaka sosiyete, akaba uw'umumaro. Rero uretse n'ibyo, njyewe aho ngeze uyu munsi, wenda sinari nababwiye ko ngeze muri kaminuza, nakoze icyiciro cya mbere cya kaminuza mu bijyanye n'iterambere n'imikurire by'abana. Ubu ndi gukora icyo nakwita bachelor's degree, ababimenyereye, cyangwa se icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ibyo twita disability studies and special need education. tubayeho dute? Ngenda ndashaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nk'uko natwe natubaho. tubayeho dute? Ibyo byose nagiye mbigeraho kubera mfite ubumuga. Buri wese yagiraga igitekerezo cyo kumfasha, abonye nshaka kwiga, abonye mfite wa mutima wo kugira icyo nageraho, akavuga ati uyu muntu umeze gutya ushaka gukora, ndi kwifuza ko nazagira uruhare mu guhindura imyumvire n'imitekerereze, nubwo ari urugendo rurerure kuri sosiyete, cyane cyane ku myumvire ku bantu bafite ubumuga, kandi nkoresheje ijambo ry'Imana, nkorana n'amatorero. Rero kumugara ntekereza ko ari inzira nziza Imana yanteguriye, izangeza ku rwego rushimishije rwo gukora amateka, rwo kuba umuntu w'umumaro, wifitiye umumaro, ufite umumaro umuryango, itorero n'igihugu. Rero kumugara ni umugisha Imana ishobora kugukoresha kubera kuko umugaye, kandi ikagaragaza itandukaniro, kandi abantu bagahinduka. tubayeho dute? Ngenda ndashaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nk'uko natwe natubaho. tubayeho dute? Ese ugereranyije mbere n'ubu, sosiyete y'iki gihe nayo iracyafata abamugaye nk'ibicibwa, nk'abantu badafite icyo bamaze? Cyane rwose usanga hari terime nziza mu cyongereza yitwa stigma. Uzasanga sosiyete ifata abantu bafite ubumuga ibatesha agaciro, nubwo leta yacu nziza y'u Rwanda igerageza gukora ibishoboka byose, igashyiraho amategeko arengera abafite ubumuga, igakangurira abafite ubumuga kwiyumva muri sosiyete, ariko haracyari urugendo rurerure. Igihugu cyacu gikeneye abandi bantu bazana ibitekerezo byo kugira ngo ufite ubumuga yongere kwiyumva na sosiyete yongere kumwumva, cyane cyane mu muryango nyarwanda. Ariko kandi iyo ugiye kureba usanga bakitinya, abandi babona umuntu ufite ubumuga bakumva ni ikintu cy'igitangaza, ntibabifate nk'ibintu bisanzwe. Nko mu cyaro, si no mu cyaro, no mu mijyi ahantu hagiye hatandukanye, usanga abafite ubumuga baratereranywe, ntibumvwa. Hari n'ababahisha mu nzu. Hari n'ahantu nagiye gusura umuntu andangiye tuzasura umuryango, usanga umwana bamuhisha mu nzu, ntibakunda ko agera muri salo. Kubera iki? Ngo nuko afite ubumuga bwo kutabona, aracyari umwana muto. Ndagenda baganiriza, ariko uyu munsi bamuzana muri salo, basigaye bamuha agaciro. Rero ni ikibazo cy'imyumvire n'ubumenyi buke, na culture cyangwa se umuco nawo ukabigiramo uruhare. Uhereye kuva kera kose, umuntu ufite ubumuga bamubonaga nk'aho ari umuntu uje kurya gusa, utazagira icyo yinjiza, ari uzarushya abantu. tubayeho dute? Ngenda ndashaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nk'uko natwe natubaho. tubayeho dute? Dieudonné ndabazi, kandi aranatubwira uburyo Kristo yamufashije mu kwisobanukirwa. Ese amajije kwisobanukirwa yakoze iki? Rero nafashe ya magambo sinayafata nk'ibintu by'urwango, maze gusobanukirwa numva ndabababariye, ahubwo nsanga ni amagambo akwiriye kunsunika kugira ngo nzagire icyo mba cyo,
kandi nzaba uw'umumaro, nayabyaza umusaruro. Hanyuma nza gusanga bari ibikoresho by'Imana. Uyu munsi iyo baza kundera abajeyi bati hangane, nuko byagenze, wenda Imana izatabara, wenda uyu munsi simba naragize courage zo guhaguruka ngo ndebe ko nazagira icyo nimarira. Rero njya nanabashimira, nkashimira n'Imana yabakoresheje, naranabababariye kandi na n'uyu munsi ubu ndabasura. Nigeze kukubwira ko nafashe umwanzuro wo kudasubira mu muryango, ubu ndabasura, nkasura abana tukaganira, kandi ukabona kubera ibitangaza Imana igenda ikora, kubera uko ndebe kansa uyu munsi, ahubwo bakagira ipfunwe ari bo, ariko nkabereka ko nta n'ikibazo jyewe nanabababariye. tubayeho dute? Njye ndashaka kumenya niba aho mu mujyi muvuga babaho nk'uko natwe natubaho. tubayeho dute? none ni iki wabwira sosiyete nyarwanda muri iki gihe? Mu by'ukuri sosiyete nyarwanda ikwiriye kugira wa mutima wo gukunda no kugira inama no kumva umuntu ufite ubumuga. Uzarebe isezerano rishya Kristo Yesu yazanye naryo. Yesu yagendaga muri ba bantu b'abakene, muri ba bantu batishoboye, muri ba bantu bafite ubumuga, akabasanga, akabakiza, akababwira ijambo ry'ibyiringiro, akabaremamo icyizere, ibitangaza bigakorekera muri bo akoresheje bo. Rero nimba Yesu yarabashaga guca bugufi, cyane cyane ndabibwira nk'amatorero yo muri iki gihugu n'amadini, usanga badakunze kwakira abantu bafite ubumuga benshi cyane. N'uwo bakiriye ni wa muntu umaze kugira intambwe atera, kuko usanga bavuga bati tutikwegera ibibazo. Rero iyo ni imyumvire ikwiriye guhinduka, tukagerageza kwihuza n'abo bantu tukababwira ubutumwa. Rega burya nabo bakeneye ubutumwa bwiza, bakeneye kwakira Kristo, bakeneye ubwo bugingo buhoraho. Buriya abantu bafite ubumuga bahora mu maganya, kuko nta byiringiro by'ejo hazaza baba bafite, bahora batekereza ejo hazaza habo ko haba hameze, kubera ko batereranywe nabo bakitererana, bahora baganya, bacira imanza abantu. Nanjye kera niko nari meze, naciraga imanza abantu, ariko mu by'ukuri aho mariye kwisobanukirwa, nkamenya ijambo ry'Imana icyo rimvugaho, nkamenya n'amategeko icyo amvugaho. Mu by'ukuri amategeko ya leta mu buryo buri politiko, kubera nkunda gusoma, nkamenya mu by'ukuri ni irihe tegeko rindengera, dore ko n'abafite ubumuga buriya benshi batagize amahirwe yo kugera ku rwego nka bamwe muri twe tugezeho, ntabwo basobanukiwe iby'amategeko abarengera. Rero uretse na sosiyete na leta y'ubwayo ikwiriye gushyiramo ingufu nyinshi cyane. Ariko kandi nsubiye inyuma gato, muzi ibibazo twahuye nabyo bya jenoside mu Rwanda. Ibyo nabyo ni ibindi bintu bitera ubumuga. Ubumuga bugaragara physical, ubumuga bw'imyumvire n'imitekerereze, bwo mu mutwe, trauma burya nabwo ni ubumuga bwo mu mutwe. Nk'uko nababwiye niga ibintu bijyanye n'ubumuga n'abafite ubumuga. Rero abantu bakwiye kwirinda amakimbirane, bakirinda ibibazo, ahubwo twese tukagurikira rimwe mu kubaka igihugu cyacu. tubayeho dute? Njye ndashaka kumenya niba aho mu mujyi muvuga babaho nk'uko natwe natubaho. tubayeho dute? ni iki wabwira abamugaye rero bagifite umutima w'ubwihebe? Abamugaye, ngarutse ku ijambo navuze, nababwira ngo kumugara si ukutagira ubushobozi, ahubwo ni ukugira ubushobozi bw'ubundi buryo. Nababwira ngo Imana irabakunda, hari icyizere ko ibintu bishobora guhinduka. Ikibazo ni ukwisobanukirwa. Nababwira ngo Kristo yaje azanye n'isezerano rishya riha agaciro abafite ubumuga. Hari imirimo y'Imana ishaka gukorerwa mu bafite ubumuga, Imana igashaka kuzamukira muri bo. Ufite ubumuga rero yabasha gukora amateka, ufite ubumuga arashoboye, ahubwo bakwiye gufata kwa gutereranwa bakakubyaza umusaruro, kugira ngo bagaragaze ko nabo bashoboye. Uko kwibyaza umusaruro, agahinda bafite niko gakwiye
kubafasha kugera ku byiza, bakagaragaza ibikorwa, bakagaragaza kwibeshaho. Ucitse amaguru akabasha gushaka uburyo yakwiga kudoda inkweto, ucitse amaboko. Nagiye rimwe twagiye kuvuga ubutumwa ahantu muri Gulu mu majyaruguru ya Uganda, ndi kumwe n'Abanyamerika, tugenda twigisha abantu bafite ubumuga n'abantu batuye aho hantu uburyo bakwiye kwita ku bafite ubumuga. Twagiye ahantu dusanga, ni ubwa mbere nari mbibonye, nanjye naratangaye. Umuntu ntiyumva, umuntu ntavuga, umuntu ntabona, ariko baramwigisha akabasha kuboha umusambi. Rero icyo ni ikimenyetso kikwereka ko wa muntu ufite ubumuga ashoboye. Abantu ntibabyumva kuko ntibarabibona, ariko bibaho. Rero nababwira ngo kuba bafite ibibazo, ibyo bibazo bikwiriye kubabyarira umugisha. Ibibazo byose tugira abantu ntitukabibone nk'ibibazo, ahubwo imyumvire muri bya bibazo nicyo cyaba ari ikibazo. Dukwiye guhindura imyumvire n'imitekerereze, hanyuma tugashaka ibyiza, kandi tuzabigera. Tugafatanya n'Abanyarwanda kubaka igihugu, tugafatanya n'abanyetorero guhindura imyumvire n'imitekerereze, kandi tukabaho umumaro. tubayeho dute? Njye ndashaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nk'uko natwe natubaho. tubayeho dute? None se Diyodo, kuba uri kwiga urenda gusoza, watubwira ubu ngubu ko uteganya mu buzima bwawe? Ubu umutima wanjye uri cyane cyane mu kibuga cy'abafite ubumuga. Plans mfite ubundi, ndifuza gukora ibintu bine. Icya mbere, ndashaka gukomeza n'amasomo yanjye, nkakomeza masters, nkakomeza na PhD, kandi ndizera ko nzabigeraho. Icyo ni kimwe muri plan mfite, ni specialize mu bijyanye n'abafite ubumuga n'ubumuga. Ikindi numva nshaka gukora, ndashaka kuba nagira ministry irema icyizere mu bafite ubumuga, ministry ikoresha ijambo ry'Imana. Nzaba igikoresho Imana ikoresha kugira ngo abantu bagire icyizere. Imana izabaremamo icyizere inyuze muri njye. Burya twe turi ibikoresho Imana ikoresha. Hanyuma muri uko kubaremamo icyizere, buriya iyo umuntu amaze kugira icyizere mu buzima, amaze kugira ibyiringiro, abasha kwisobanukirwa buri wese n'ubumuga afite, akabasha kugira icyo yakora, icyo nakwita mu Cyongereza live independent life. Umuntu ntahora adependinga ku bandi, akabaho ubuzima bwigenga. Buri wese ubumuga afite bitewe n'icyo ashoboye, akabasha kuba yagikora kikamuteza imbere. Ikindi ni ugukorana n'amatorero n'amadini. Ese hari icyo na Bibiliya ivuga? Njye mu byo niga n'icyo Bibiliya ivuga ku bafite ubumuga. Ndashaka gukorana n'amatorero mu buryo bwo gukora advocacy ku bantu bafite ubumuga. Ikindi nshaka kuzakora ni ibijyanye n'ubukwe bwanjye. Ndifuza ko ubukwe bwanjye bwazavugira abantu bafite ubumuga, bukandika amateka. Nibyo numva nifuza kuzageraho. Inshuti, mwari mukurikiranye kino kiganiro, mwumvise yuko ku muntu ufite Kristo mu bumuga bwe abasha kugira icyizere ndetse no gukora ibintu bikomeye nk'uko Dieudonné Ndabazi yabituganiriye. Ni byiza ko tugirira icyizere Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwakoze gukurikirana kino kiganiro, mwari kumwe nanjye Joseline Uwimbabazi. Naho ubutaha. tubayeho dute? Nta kintu kinejeje rwose, twarumiwe. Mbese ni ukubura ukubaho, naho ubundi tuba twaraniyahuye. Oya ntukabeshye nawe. tubayeho mu mutekano. Maze rero nubahaye inka sigaye rwose yayitunga ntawe umwiruka inyuma ngo azatanga ibarati n'ibiki byose. Mwana we, Njye ndashaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nk'uko natwe natubaho. tubayeho dute? tubayeho dute? tubayeho dute ni ikiganiro cya Life Radio 96 FM.